ibyo umuntu ashoramo mu buhinzi bw'umuceri kugira ngo ugere igihe weze ubona ikiro cyagakwiriye guhagarara ku mafaranga angana. Nari mbivuzeho twe twumva igiciro nibura cy'umuceri cyakabaye nka 400 minimum nziza ku muhinzi. Ubundi rwose bibaye byiza wa 500. Imiti isa nkaho ihenze kandi imiti ntabwo ifite nkunganire. Icyo nicyo kibazo cya mbere. Icyuzuzo TV n'ijwi ry'umuhinzi n'umworozi. Reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi b'icyuzuzo TV aho mugiye muherere hagiye hatandukanye abari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda ariko by'umwihariko twamaze kubona ko mudukurikira muri benshi baba uri umuhinzi cyangwa utari umuhinzi nasanze mukunda ibiganiro byacu bigaragara ko ya ntego twatangiranye icyuzuzo TV yo kugira ngo twamamaze ubuhinzi twamamaze ubworozi cyane ko bishobora kugutunga nubwo utabikora nubwo utabufata isuka ngo ujyeyo ariko twamaze kubona ko umuntu wari wese akenera gutungwa n'ibyavuye mu buhinzi n'ubworozi ubwo ndavuga mu gitondo iyo ubyutse ukenera kurya saa sita ukenera kurya nijoro ukenera kurya turya ibyavuye mu butaka. Uyu munsi rero munyemerere mbere yo gutangira kino kiganiro shimire cyane abantu bagenda baduha ibitekerezo byabo aho bari hatandukanye harabari mu Rwanda harabari muri East Africa ariko kandi n'abari ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Amerika bagenda baduha ibitekerezo batwereka ko bakunda ibyo dukora nimwe mutuma dukora kandi tugakomeza. Niyo mpamvu kuri uyu munsi twafashe urugendo rutari ruto cyane kuva aho dukorera tukagera mu karere ka Ruhango aho twasuye abahinzi b'umuceri. Twagiye dusura abahinzi batandukanye bo mu turere dutandukanye muri kano karere se n'ubwa mbere tuhaje twasuye kawa twasuye ibigori. Uyu munsi tugiye kubajyana ku bahinzi b'umuceri. Wari uzi ko umuceri ushobora kuba wahindura ubuzima bwawe kuva uyu munsi kugeza igihe uzavira ku isi? Uraje ubyumve rero mu kiganiro twagiranye n'abahinzi bo muri iyi koperative aho babashije n'ubundi kwiyubakira uruganda ndetse bafite n'ubwanikiro nkuko muri kureba ahangaha. Ni umuceri wahinduye ubuzima bw'abaturage baraza kutuganira neza batubwire ni abaturage bangahe bari muri iyi koperative ese n'iki babashije kuba bageraho binyuze mu buhinzi bw'umuceri. Nawe aho uri ushobora kuba utekereza uti nahinga iki ese koko umuceri ko mbona iwacu wakwera byagenda gute kugira ngo nanjye mbashe kuwukora ese koko wanteza imbere? Ibyo bibazo byose biraza gukemukira ahangaha ariko kandi nk'ijwi ry'umuhinzi n'umworozi nta byera ngo de tubwira ibibazo bahura nabyo kugira ngo tubashe kubigeza n'ubundi ku bashinzwe ubuhinzi cyangwa se n'abayobozi babakuriye bo mu karere babashe kubabwira icyo bazabikoraho. Murakoze cyane. Nitwa Gakumbana Niyasi ndi umuyobozi wa koperative Kote Munyaru cyangwa se bishatse kuvuga koperative Terambere Munyarwanda Ruhango. Koperative ikora iki? Ihinga ubuhinzi bw'umuceri yabonye ubuzima gatozi mu mwaka wa 2010 ifite abahinzi 421 abagabo 280 abagore 141. Aho yakuye umuhinzi imbere tutarabona koperative umuntu ahinga ku giti cye bajyana umuceri ku isoko uhageraga mbere ushobora wenda nkanze nk'urugero ushobora gushaka wenda nk'ikiro nka 500 uwanyuma akagusha ku mafaranga 300 cyangwa se akabura n'isoko. Ariko aho tugiye muri koperative dukusanya umusaruro tukawukiza koperative tukagurisha n'inganda turajya ku isoko tukajyana amasaro n'inganda cyangwa se tugashyira ku isoko inganda zigapiganwa tukagurisha umusaruro. Icyo bifashije umuhinzi rero umuhinzi wacu cyambere mbere yuko ajya muri koperative icyambere twe tuzi ko umuceri tunahingwa mu Rwanda. Twe tuzi ko umuceri ushobora kuba wera mu bundi buryo ariko budahingwa. Cyambere nuko tujya umuceri ubu ngubu umuhinzi wacu hagiye 20% by'umuceri yagemuye. Uruganda rwawufata rukawujyana ukawumutonoreza ukawugarura twe tukawumushyikiriza dushingiye ku byo yagemuye. Cyo ni icyambere ko umuhinzi wacu asigaye umuceri. Ikindi ngira ngo wenda n'inzego z'ubuyobozi zabihamya nta muhinzi wo muri koperative yacu wirirwa bundabunda cyangwa se umuhinzi warembera mu rugo ngo apfire mu rugo. Afite mituweli isungane mu kwivuza arabufite. Abahinzi bacu bishyirwa ejo heza cyangwa se ubwiteganyirize bw'igihe kizaza. Ibyo ni ikindi abahinzi bacu uyu munsi mu bijyanye n'imikorere bose baratuye barubatse. Uyu munsi twabahuje na kampani bita Tubeheza. Abahinzi bacu bari gupavoma amazu nta bintu by'imikungugu bibariho. Ikindi abana bariga dushobora no kubahuza na banki zikamuguriza umuhinzi amafaranga akajya yishyura buhoro buhoro. Ntanze nk'urugero nk'iyo Tubeheza umuhinzi tumuhuza na kampani tukagira amasezerano koperative ikamwishingira umuhinzi akajya yishyura ku musaruro. Ibyo rero ni byinshi twagiye duhuza dukorera abahinzi abenshi baguze amazu bigendeye ku bushobozi bw'umuntu. Wenda urugero ibyo weza
iyo ubikoresheje neza ubasha kubaka inzu. Benshi bubatse amazu, baguze amasambu, ni ibintu byinshi cyane twagiye tubafasha nabo bagiye bifasha, kandi ariko kenshi twebwe nk'abayobozi aho twumvise byoroshye turabafasha. Agaruka ku musaruro umuhinzi abona akisagurira ku ruhande utari muri koperative, utanyuze muri koperative, biba bimeze gute? Ikinyuranyo kimeze gute? Umuhinzi mu musaruro yego ashobora kubona ku birijana afataho ungana, afata 20% z'uwo musaruro nabisoneka. Umuhinzi 20% aba yemererwa, kandi uruganda rukayijyana ku buntu rukanayimugarurira tukayimushyikiriza. Icyakora gusa no kwica taxe machine. Ngo igiciro cy'uruganda muhahiraho umuceri gihagije cyangwa cyakongera bahuzamura? Igiciro ntago tugishingira ku ruganda, ahubwo tugishingira no kucyo kiba hari igiciro fatizo. Igiciro fatizo urebye kiri hasi cyane. Nk'uburebye umuceri ngubu mugufu uzagura umuceri usanzwe cyangwa se bita medium cyangwa se imikeri zije vuba uzagura 320, umugufi 330, umuremure 340. Ibyo biri hasi cyane ko dushingiye ku muceri duhinga mugufi ugiye mu ruhango no wagura ku 1100, ariko umuhinzi azagusha ku mafaranga 330. Harimo ikinyuranyo gikomeye cyane. Ibyo bituma umuhinzi kuzamuka kwe bishobora kubera imbogamizi umuhinzi. Igiciro kiri hasi cyane kuko uruganda narwo rujya kongera urushingira ku giciro fatizo. Igiciro fatizo tubona gikwiye kuzamuka kugira ngo natwe dusaka uruganda rwongera, ariko rugicyo rwongera ko ufite naho rwashingiye ku mafaranga. Twe twumva igiciro nibura cy'umuceri cyakabaye nka 400. Ni nako twatekerezaga ko kizagura 400, ariko tugiye twumva ni 323 wenda uza igiciro cy'umuceri babaguriraho n'icyo muguraho imbuto. Ibyo umuntu ashoramo mu buhinzi bw'umuceri kugira ngo ugere igihe weze ubona ikiro cyagakwiriye guhagarara ku mafaranga ngana. Nari mbivuzeho cyagahera nko kuri 400, ariko ugereranije nkuko nari mbivuze igiciro cy'umuceri imbuto ikiro n'amafaranga 1020 wakawugurisha 302. Turashaka urareba amafumbire yarazamutse. Ndabyumva tubarire tubwite iyi 400 ibigenda ku muhinzi tubonye 400 niko twaba twagiye cyangwa se yazamuka akaba nka 600. Tugeranije ko ifumbire ari ifumbire, ukenera ifumbire mborera, ukenera ifumbire mvaruganda, ukenera kubagara, ukiramo abakozi n'ishwagara, ukenera no kutunganya kugira ngo uze hano kuri koperative. Tubwire ubona byagakwiriye minimum nziza ku muhinzi. Ubundi rwose bibaye byiza wa 500, kuko wenda uvuze ngo nge muri detaye umuciro twari ibintu byinshi cyane ku buryo aka kanya cyetse nabiteguye. Urumva hariho kurima, hariho gucura, hariho kugura isuka, hari akanajoro, hari kugura umugozi. Ibyo byose urumva kuyibara, ariko nibura bikunze yaba 500. Nk'urugero imbuto iri na ifumbire iri kugura 800 na undi iri kugura 700 na. Iyo ni ifumbire. Imbuto ikagura imbuto ikagenda ikagura 1000 na, kandi 1000 na nta transport iriho. Bishingiye nk'uyu muceri Musanze turi gutanga twawuvanye mu Kiri Gisagara. Urumva transport yose igomba kujya ahonga, kandi ibyo byose ni ibikonso mu muhinzi. Kimwe uvanye mu Kiri mu muteyishami ufite igishangano donc ntabwo tudutubura. Muri koperative igomba kugura n'abatubuzi. Ubwo rero imbuto twashakaga naho ngaho twayibonye tujya kuyigurayo. Byumvikane ko rero ibi byose rero bigiye urumva biba birebire umuhinzi yajya ku isoko agurisha. Ikindi urebye uko tugurisha twe iyo tumaze aho ni 20% twafashe kujya kugura ntibishoboka. Iyo muvuganye n'inzego zifite ubuhinzi mu nshingano zibabwira gute? Inzego zivuga ko ziri kubikurikirana. Abandi mwabwiye bande mufite yarasiye urumva Minicom iradusuye, wenda yarasiye n'itaradusura wenda ariko Minicom iradusuye tunabiganiraho, turako dufite imbogamizi y'igiciro, ariko batubwira ko bagiye kudukorera ubuvugizi. Turacyategereje. N'izindi mbogamizi rusange noneho umuhinzi w'umuceri ahura nazo aho ari ku giciro ujyanishe n'ubwanikiro se burahagije. Urakoze cyane. Imbogamizi rusange, imbogamizi ya mbere ni igiciro nakivuzeho. Ikindi imbogamizi umuhinzi agira nibigendanye n'ibiciro ku isoko by'ibyo ashoramo. Nkuba ashobora kugura isuka agasanga isuka ngura buri 3400. Umufuka urumva izo ni imbogamizi y'ibyo ashoramo bitashobora kugaruka. Ikindi imbogamizi zikunda kuba ikirere cyo nta n'ugitegeka. Ariko imbogamizi y'ikirere nazo zikunda kubaho. Ikirere gihe kibaye ikindi nk'ubu twebwe ntabwo tugira ingomero. Ntabwo tugira ingomero. Dukoresha amazi y'imvura. Iyo imvura yabaye nkeya umusaruro umukeya. Icyo cy'ingomero mwakivuzeho murazifuza twatanze igitekerezo, ndetse ngira ngo umuyobozi wungirije Minagris warabu
yaradusuye tubwira ko bagiye kudufasha, ariko natwe nka koperative ntabwo twicaye, kuko uyu munsi twakoze urugomero rutoya twararwikoreye tugira ngo uko nubwo ubusaba ariko gushaka kwishakamo n'ibisubizo, ibyo twarabikoze. Yego. Hanyuma umusaruro wanyu uri mu bwishingizi se ubu? Yego, uri mu bwishingizi. Nuko bamwe mu nkombye rero barabishyura. Radiant. ibishyura neza se? Nta kibazo tukira nayo. Yego, nta kibazo. Mukifuza ko hakorwa iki andehoro y'ibiciro musaba n'ibigenda ku muceri ku gihingwa cy'umuceri, murifuza ko mwawuhinga mwatubura? Gutubura nabyo ni n'urundi rwego, kuko koperative ntabwo zose zishobora kuba batubuzi, kuko hari utubura hari n'abajya kumukira w'abatubuzi. Ibishanga bya hano amakoperative hano afite urubundi ruganda rwa Gafunzo agemurira. Byabaye ngombwa rero ko twebwe twitabaza andi makoperative ahinga mu bishanga hirya no hino. Ubu dufite igishanga cy'Rwamagana cya Iniyo Twibumbe niho baduha umuceri, ndetse n'igishanga cya Rwinkwavu niho turi kugerageza gukura umuceri, ariko tukazagerageza kugenda tureba niba hari n'andi twakura isoko kugira ngo tubashe kugira umuceri uduhagije. Mu by'ukuri rero ubu ngubu ntabwo dufite kapasite yo gukora umuceri mwinshi, tukaba twatunura na toni na 800 ku munsi, ariko ntabwo umuceri urabasha kuboneka wahaza uruganda rwacu. Uyu munsi dushobora gutonora nka toni nka 15 ku munsi. Izo mubasha kubona? Izo tubasha kubona. Uramutse muboneye hano byahagarara nkangahe, mubanje bihagarara nkangahe, cyane ko n'abahinzi nabo baba kutubwira yuko igiciro fatizo cyabo kiri gito. Yego, mu by'ukuri rero usanga nk'umuceri hano hafi igiciro cya minisiteri murabizi ko kuri pati wenda ari amafaranga 340 cyangwa 320 gutyo. Noneho yari hafi transport ashobora kugera hano ku kiro cyongeye amafaranga 10, ariko iyo uturutse iyo kure kigera hano cyongeye amafaranga 30. Icyo gihe rero bituma inyungu twakabonye zihagije zigabanuka bitewe n'uko tukura kure. Umuntu yakwibaza ngo uruganda mu cyumweru rukora kangahe? Ese ko mu tonora toni 15 nibuze ku munsi, umuceri murawubona ku buryo buri munsi mukora cyangwa mugira iminsi muparika mukavuga muti reka tube turetse? Nk'ubu twari tumaze amezi 3 tudakora, twarakoze noneho bigeraho umuceri ushira muri depo, noneho no mu makoperative dusanga nta muceri kirimo amenshi, kuko n'inganda zatangiye mbere zifite amakoperative zo ziragura zikadepa. Noneho twebwe ko tugitangira twari dufite sitoke ntoya itajyaho n'umuceri mwinshi, ni ukuvuga ngo sitoke yatari iyi ngiyi ibasha kujyamo wenda nka toni nka 60. Noneho icyo gihe rero byadusabye ko tumara amezi hafi 3 nta kazi dufite, ari gakeya nta muceri uboneka wo gutonora. Nta kibazo tujya tugira cy'isoko akenshi, ndetse turangiza umuceri uhita ugenda, ntabwo haba ibibazo byo gusanga wenda ngo watitse muri stoke. Oya, amasoko turayafite, aho gusanga tutayahazi. Amasoko yarahari cyane rwose, ntabwo tujya dutindana umuceri. Ikibazo ni uko tutarabasha kubona ahubwo uhaza abanyarwanda nk'uko twabyifuza bitewe n'icyo kibazo navuze cy'ibishanga. Nitwa Byengere Emmanuel, ndi umuyobozi w'ishami ry'ubuhinzi n'umutungo kamere mu karere ka Ruhango. Murakoze. Ubuhinzi bw'umuceri mu karere kacu ni ubuhinzi duhinga kuri hegitari zigera mu 1150, nizo twahinze muri uyu mwaka, zigiye zigabanyije mu mirenge igera muri 7, kuko ari imirenge 2 itagira ibishanga twahingamo umuceri, yo ni Kabagari na Mbuye, ariko n'imirenge yose isigaye dushobora guhingamo umuceri. Ibijyanye n'umusaruro wayo no guteza imbere abawukora by'umwihariko binanyuze no mu koperative, ibyo bihagaze bite? Murakoze. Umuceri akenshi n'ubundi uhingwa mu bishanga, ni ku butaka buhuje kandi buba ari rusange, niyo mpamvu bakora amakoperative. Amakoperative rero abaturage bakoreramo, icyo dukora nk'abagoronome ni ukubaha inama zijyanye n'imikoreshereze y'inyongeramusaruro, ni gute bagomba guhinga, ni gute bazasarura. Ibyo byose dufatanyije n'abagoronome b'imirenge, ibyo ngibyo birakorwa kandi tubona umusaruro kugenda uzamuka ku buso, kuko ubu ngubu hari aho dushobora kubona toni 6 kuri hegitari, hashobora kubona toni 5 bitewe n'ubutaka kandi bitewe n'akarere, kuko duhinga imbuto zigiye zitandukanye. Hari imbuto ngufiya zo bamwe bita kigori, hari ndende, izo zose turazinga mu karere ka Ruhango.
nk'umutekinisiye hari imbogamizi zikunda kubaho ku bijyanye n'ubuhinzi runaka, izo mujya muhura nazo mubona ziri nka barriers ku bahinzi bahinga umuceri mu karere kanyu n'izihe, iki gikorwa nk'abayobozi kugira ngo zikemuke? Murakoze. Ubundi muri rusange ibihingwa buriya ni nk'abantu cyangwa se ibintu byose by'ibinyabuzima bigira indwara. Hari indwara usanga zikunda gutera umuceri cyangwa se ibindi bihingwa, kandi abaturage ariko natwe niko tubibona imiti isa nkaho ihenze kandi imiti ntabwo ifite nkunganire. Icyo ni cyo kibazo cya mbere. Ikindi ni uko mu bumenyi duha abaturage bose ntabwo bahita bifata kimwe. Hari usanga bifasha bikoze neza ku buryo umusaruro uzamuka, undi utarazamuka, ariko icyo tugomba gukora ni ugukomeza kwigisha kugira ngo tubashe kuzamura umusaruro nk'uko biri ngombwa. Abandi mu buryo buri tekinike, ariko mwuganiye n'abahinzi nabo bakubwira ko hari ibyo bifuza birimo nko kuzamura igiciro ku bijyanye n'umusaruro wabo, hakazamo no gushakirwa uburyo bwa irrigation bwo kuhira. Yego, byo murabitekerezaho iki? Murabafasha iki nk'abayobozi? Murakoze. Ikijyanye n'igiciro igiciro cy'umuceri ubundi kigenwa hashingiwe ku gishoro kiba cyabazwa mu makoperative atandukanye, agahura na Minicom, bigahura na RCA, hanyuma bagatangaza igiciro cy'umuceri. Icyo ngicyo cyo wenda ntabwo ndibuvuga ngo igiciro kiri hasi. Bo abaturage usanga benshi bavuga ko igiciro kiri hasi, ariko Minicom ikagaragaza yuko igiciro kiba cyabazwa gishingiye ku gishoro cya buri koperative yagiye igaragaza. Ahubwo ikibazo gikomeye tugifite ni uko abahinzi benshi bataragira umuco wo kwandika ibyo bashoye, kugira ugasanga hari ibyo nk'umubyizi we yagize yakoze ntiyawubaze, wenda niba umwana hari ibyo yamutumye ntiyabibaze, hanyuma we yazabibara yakumva imvune akabona igiciro kiri bugufi cyangwa se n'igitoya. Ariko icyo dukomeza gukora ni uburyo dufatanyije n'abashinzwe amakoperative, uburyo bagomba guhugurwa mu bintu bijyanye na record keeping cyangwa se kubika amakuru, ku buryo nibajya mu biciro cyangwa se kumvikana igiciro bashobora kuvuga ati twe twashoye aya ngaya twabona aya ngaya, ariko hari amakuru akiburamo. Ariyo mpamvu usanga umuhinzi avuga yuko avunika ariko igiciro kikaba kiri hasi. Ubutumwa n'ubuhe ku bahinzi b'umuceri ku buryo ubuhinzi bw'umuceri bwatera imbere bikagera nk'aho umuntu yajyaga mu Ruhanga kumva umwumbati cyangwa kumva ubugari bwaho, ku buryo noneho bizanageraho umuceri yongera mu ndangamuntu y'akarere ka Ruhango? Murakoze. ngira ngo ibishanga byo nk'uko nawe mbivuze bihingwamo umuceri ni byinshi, ariko hari ibyagiye bikorwa kera. Hari gahunda yo kubikora tukafatanya na Minagri bikongera bigasanwa ku buryo irrigation bavugaga nshyujana cya kibazo izaba yoroshye cyangwa se kuvomera izaba byoroshye, imiyoboro bongeye kuyisana, wenda hari imihanda itagendeka bongeye kubikora. Hari umushinga uri butangire vuba kufatanya na Minagri ugomba kudufasha gutunganya ibishanga bifite icyo kibazo. Ubwo rero igishanga gitunganye ubundi umuturage agahinga neza, umusaruro aboneka. Imbogamizi nyinshi zituma umusaruro ugabanuka, hari igihe usanga hari ibishanga byangiritse, amazi ntagera agomba kugera, kandi buri umuceri guhingwa ikintu cya mbere kiba gikenewe n'amazi.